Ndabasuje mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, niba duhera umugisha kubw'ibitekerezo, kubw'amasengesho, kubwo kudushyigikira, kubwo rwose uburyo bwose mukora kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze rigwire mu mitima yacu, turisangirire hamwe. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi Imana yampaye ijambo rikomeye tugize ngo dusangirire hamwe, nanjye byankomeje, nangize ngo rigukomeze. Ijambo ryo gushima Imana, byo kuba Imana yakoze, ukaba umwe mu bahaguruka, ukaba umwe mu biterera hejuru, ukaba umwe mu bagaruka bafite amashimwe. Haleluya! Nta kimana ikorera ubuhombe, nta kimana ikorera ubusa. Ngize ngo uyu mwanya dusangirire hamwe ijambo rikubwira ngo urakwiye gushima Imana. Haleluya! Muri njye uravuze ngo twariye tugahaga, ndetse tutanariye dukwiye gushima Imana. Imana nihimbazwe. Bibiliya muri Luka iratubwira ibice 17 umurongo wa 11, aratubwira ngo nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu, uyu ni Yesu hamwe n'abigishwa be, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigenda mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10, bahagarara kure barataka cyane bati, mutware Yesu tubabarire. Haleluya! Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira, bataragera ku mutambyi. Bakigenda bivuga ngo ntibari bakageze ku mutambyi, hanyuma barakira. Imana nihimbazwe. Biratubwira kuri 15 ngo umwe muri bo abonye akize, agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. Imana nishimwe. Yikubita ku birenge, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari Umusamariya. Yesu aramubaza ati, nimwakize muri 10, ba bandi 9 bari hehe? Haleluya! Nshuti muvandimwe, uyu mwanya ngize ngo nkubwire ngo bya bindi Imana igukorera nta kindi gutezeho. Imana ni inkwa, Imana ntabwo ijya ibiryo, Imana ibereye gushimwa. Haleluya! Iyi ni inkuru dusomye. Bibiliya itubwiye ngo ari mu nzira n'abigishwa be, Imana nihimbazwe, yaje gusanganirwa n'ababembe. Ababembe muzi ko bashirwaga kure y'abandi bantu, bagatereranwa, bagahabwa akato, ariko ngo Yesu ari mu nzira n'abigishwa be, Imana nihimbazwe, asanganirwa. Haleluya! Ababembe babona ko ari umuntu udasanzwe, mu gihe abandi babaheje, mu gihe abandi babatereranye, mu gihe abandi batabareba, mu gihe abandi batabahamagara. Haleluya! Yesu we ngo bamubonye baramusanganira, barataka. Haleluya! Baravuga ngo, Yesu mwene Dawidi, mwana w'Imana, dukize, tubabarire. Barataka n'ijwi rirenga. Yesu ngo ababonye nawe arababwira ngo mugende mwiyereke umutambyi. Haleluya! Kwari ukugira ngo nk'uko imihango yari isanzwe ibaho yo kujya kwiyereka abatambyi, yo kujya guha abatambyi agaciro ngo batujyanire imbere y'Imana ibitubabaje, ko kugira ngo bazamure kwizera kwabo, ariko Yesu yari afite icyo agiye gukora. Imana nihimbazwe. Yesu ngo arababwira ngo mugende. Bibiliya iratubwira ngo bakigenda, bakiri mu nzira, bataragera ku mutambyi, bataragera kuri bishopu, bataragera kuri shehe, bataragera ku mukuru w'idini, ngo Bibiliya iratubwira ngo nuko barakira. Imana nihimbazwe. Haleluya! Hari ibyo Imana yagukoreye, hari ibyo Imana yavuze birasohora, hari ibyo Imana yagambiriye kuri wowe biraba, hari ibyo wasengeye biraba, ariko iki gihe Imana iragusaba kugira ngo ugaruke, uze wongere ubwire ngo naje imbere yawe mbabaye,
ninjye wa mugore, ninjye wa mugabo, ninjye wa musore, ninjye wa mukobwa ugarutse kugushima. Haleluya! Imana yamaye mesaje ivuga ngo dukwiye gushima Imana mu byo Imana idukorera byose. Nta kindi Imana itugomba, nta kindi Imana idusaba. Yo n'isoni kuba Imana iragukorera igitangaza, warayisabye, yarakubonye ubabaye, warayiganye ubabaye, warayisabye ushonje, warayiganye ufite urubanza, ntawe ukwitayeho, ntawe uguha agaciro. Imana ikaguha agaciro, uyu munsi ukaba warasize agati mu ryinyo. Mwene data, Bibiliya iratubwira ngo mu bibaho byose duhore tuyishima, kuko ari ko Imana ishaka. Tuyishime, tuyishime iteka, dusenge ubudasiba. Mu bibaho byose duhore tuyishima, kuko ari ko Imana ishaka. Imana ikwiye kuyishima, Imana nihimbazwe. Hagarutse umwe gushima, 9 ntibagaruka gushima Imana. Yesu agira agahinda, aramubaza ngo ko mwakize muri 10, 9 bari he? Kugarutse uri wenyine. Nawe waba uri mu 9 bahezeyo? Waba uri mu bantu 9 Imana yabuze ngo ugarukanye amashimwe? Waje ufite umutwaro, uyu munsi niwazana umutima ushima. Garuka ushima Imana, nicyo Imana igushakaho. Imana nihimbazwe. Muri iki gihe cya none umwanzi yadukoze ku maso, araduhumisha, atwereka ko umuririmbyi yaravuze ngo hari byinshi Imana ikora tukabibona nk'ibisanzwe. Oya, ntabwo ari ibisanzwe. Urakwiye gushima Imana. Shima Imana kugira ngo Imana inezezwe n'icyo wakoze. Nta kindi Imana wayiha uretse kuyishima Imana, uretse kuyiramya, uretse gupfukama ukayiha icyubahiro, kuvuga ngo Mana warakoze, uhimbazwe. Icya kabiri, dukwiye gushima Imana. Icya mbere ni mu byiza Imana yakoze, igukeneyeho kugaruka ukongera ugapfukama. Wapfukamye usaba, garuka upfukame ushima. Imana nihimbazwe. Icya kabiri, turasoma muri Habakuki ibice 3 n'umurongo wa 17. Haravuga ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyere imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amasho akabura mu biraro. 18 haravuga ngo nta kabuza ko nishimana Uwiteka, nkanezerwa mu Mana y'agakiza kanjye. Imana nihimbazwe. Hari ibyiza Imana ikora, hari na bya bintu twita ibigeragezo, ariko umuririmbyi yaravuze ngo n'isabune n'uruganda. Yobu yaravuze ngo ndageragezwa, ndashirwa mu muriro, kugira ngo mbe nk'izahabu itunganijwe, nzavemo ndi uw'ingirakamaro. Imana nihimbazwe. Ndagira ngo ubwire ngo ukwiye gushima Imana mu byiza Imana yakoze, ariko no muri bya bindi. Muri ibyo yaravuze ngo twariye tugahaga, Mana uruwera, twabyaye uruwera, twabuze urubyaro uruwera, twabonye akazi uruwera, twabuze akazi uruwera. Ngibyo ibyo Imana igushakaho mu buzima bwawe. Icyo Imana yakoze, Imana yarakuremye uri umuntu kugira ngo uyishime. Nk'uko mu ijuru bikorwa ngo uruwera amanywa na nijoro, niko n'Imana yasizeho umuntu mu isi kugira ngo ayiramye, ayihimbaze, ayihe icyubahiro. Nicyo Imana yakuremeye muvandimwe, nicyo Imana yagushyiriyeho. Ntabwo uri ihene. Imana yagucishije mu foromo y'abantu kugira ngo uvemo. Bibiliya iratubwira ngo yenze kukugira nk'Imana haburaho gatoya. Kwari ukugira ngo mu gihe nk'iki ugira gucamo byaba bibi, kubera yavuze ngo naho imirima itakwera, inzabibu nazo nizere. Haleluya. Intama zigashira mu rugo. Imana nihimbazwe. Haleluya. Bagahingira ubusa imyelayo. Imana nihimbazwe. Nta kabuza ko twishimana Imana, tukanezezwa n'agakiza Imana yaduhaye,
tukishimira Imana, tukayiha icyubahiro, tukavuga ngo Mana uri uwera. Byica Imana cyagushyiriyeho muri uyu mwaka wa 2025. Shima Imana mu byiza, shima Imana mu bibi. Icyo Imana ikoze ibikagushima, akaba gato kaba kanini ushime, ndetse byaba n'ibyo gucamo bibabaza umutima wawe. Umuririmbyi yaravuze ngo ni ukugira ngo, ndetse Theo we yaravuze ngo ikigeragezo kiza gihetse igisubizo. Haleluya! None se nurira, nutuka Imana mu bibazo, nutuka Imana uhetse ikigeragezo, nutuka Imana waburaye, ese uzabona ibyo kurya ushime se? Oya, tangira ushime Imana, wige kunyurwa n'aho uri, wige kunyurwa n'ibyo ubonye, nibwo uzanezeza Imana. Imana nihimbazwe cyane. Pawulo aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Nanjye ndabasengeye, nanjye ndabingingiye, nanjye niyingingira mu izina rya Yesu. Imana idushoboze kunezeza umwami wacu Yesu, kunezeza Imana Data, kunezeza Umwuka Wera, kugira ngo dushyire mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari twe, ahubwo Imana rihabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu.